emotion ziranyica nari maze kubibona ka nkunda peshe nanijijisha narabibonye nega byari bimeze nko korosoro wabyukaga naye ubu katumaze gukundana rwose pe kuko hahanda aho gashakira bijyana natinda ko kwideklara ashobora atinda ko nibyo mba mukubwira abasore umuntu umwanya wo gufiringa ibintu aho zugura n'umuntu muri nuze muri BC tujyana kwa Vena tunywa akantu kakari rendezvous ya mbere ukifata ukinywesha bwa orange wagahitaza akanywa imitsingi agahita gwikuna gukunda kunashaka no kuzego wabari guhamusahuranwa n'ibiki nakubwiye merci chérie merci urumva aricyo cyari cyo kuvuga muri iyo minute none se nakubwira ngo iki gujute mose kandi nene ubwo kwiyagarara bose bikazaza rya abakobwa mwe mwamwiyemera mu biki nk'ubwo yiyemeraga mu biki aho twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze ibiganiro byacu ku Ijuru Rito Family Show aho twababwiye ku bashyashya tuganira ibiganiro bijyanye n'urukundo cyangwa umwana w'abashakanye bijyanye n'uburere bw'abana ibijyanye n'iterambere ndetse n'inkuru muri rusange tugarutse turi kumwe ngewe ni Virgile na Dodo ubwo duherukana rero twari tugeze tumaze kubabwira kugera le 16 kugera kuri 16 z'ukwa kabiri nguri isambuze tuvuye muri karibu maze kumubwira ko nshaka ko sungu waje warye nkuko muri lockdown ahantu hose harafunze sone bafungura zababwira nayashyize ku ruhande ari munsi y'amatapi so tuvuyeyo twavugaga uburyo umuntu umunsi wa mbere rwose nutumira umukobwa avuze ko ugomba kuhagera mbere ukamenya aho ugira aho ukirinda no guhita uporomoka ngo utangire umubwira imishinga yose tukaya ngo turebe rero nyuma tuvuye karibu turaganiriye turamenyanye turongeye turiyibukiranyije ko warashize igihe kinini urugendo none rwakomeje ruterera mwanya n'uwawe ni we ubyibuka neza we yaranabyandikaga ngewe mfite excuse yo kuvuga ko nta nubwo mbyibuka wowe ubyibuka byakurikiye twakomeje tuvugana akajya mpamagara ntabwo naguhamagaraga kuri ya Rwanda Telecom cyangwa zari zigihari mu gitondo akanyandikira ka SMS nkamusubiza akambwira ngo ya bonjour ubwo twavuga yari umunsi mwiza waramutse ute ninjoro twavugana buri munsi kugeza ku itariki 14 aho twahuye haje tuvuye hejura 2008 turi kumwe yaje mu rugo ageze mu rugo turaganira narangije ko tumaze kumenyana pe byumviye ngo twavuganaga buri munsi bari twanabonanagamo tukaganira niyo ari gihe twanyuzagamo mveho kazi nkanyura mu rugo nkabusuhuza nkakomeza ko yari inzira noneho rero arangije arambwira ati anyumvisha indirimbo nta nubwo yabimbwiye mu magambo anyumvisha indirimbo umumama witwa Matilda ubushize kuri Facebook yaranditse ngo zika kari none yashyizemo amagambo yandirimbo yari afite telefone Virgile noneho aplayinga iyo ndirimbo turi kumwe ndayumva emotion ziranyica nari maze kubibona ka nkunda peshe nanijijisha narabibonye nega byari bimeze nko korosoro wabyukaga naye ubu katumaze gukundana rwose pe kuko hahanda aho gashakira bijyana natinda ko kwideklara ashobora atinda ko nibyo mba mukubwira abasore umuntu umwanya wo gufiringa ibintu aho zugura n'umuntu muri nuze muri BC tujyana kwa Vena tunywa akantu ntuzi niba umuhaye fan ari njye bakobwa rukuntu mujya mwigira abana babi ukaba usanzwe winywera nk'amarura cyangwa winywera wikubitira nka cyamubimba abakobwa bamwe kuri munsi ni bake cyangwa ka Musteri kakari rendezvous ya mbere ukifata ukinywesha bwa orange wagahitaza akanywa imitsingi agahita gwikuna gukunda kunashaka no kuzego wabari guhamusahuranwa n'ibiki hagiye mufata kandi ashawanyisha umutima we bije aratinda kubira zubura ubundi burarega mu none hana bimbwiriye ukurikije ukuntu byagenze ninjye waguteretse cyane we wanterese iki iki kibazo gisubiza kuvuza avuze ngo wapfuye umutima nyine wari waramaze kurya vanze nubwo ngo ngiye nabikubwiriye
waramaze gutakara yego none ese waramaze kuntamo cyane uri umubingwa uri umustrategy zavuga ngo ntabwo nabwiye yari yamaze kuntamo uyu mugabo kubera ko irete ushaje wari urenze nyine wa muhungu udashobora kuresista nawe noneho rero icyo gihe bataramenya ko nkwa byeyi cyane Aisha ntabwo mbashaka nari ntabimenya nari kwibwirwa n'iki Singabura iyo warabimenye kiragiye ari kubyemba ukunda nyine yo mbikubwira warabanje nko kumenya amakuru yuko njya ndibabaza cyose distance kazaba ngene na distance so ndabikumvise indirimbo ndangije nyine urumva none arangije nyine ahita arenza haravuga ngo indirimbo irangiye neza ahita avuga ngo je t'aime ndangije ndamubwira eke yenda mureba abe na Mouse oya ni na Mercy wambwiye ndihangana nshiriramo none se biretse gato wenda mbaze n'abandi nakubwiye merci chérie Mercy urumva aricyo cyari cyo kuvuga muri iyo minota none se nakubwira ngo je t'aime Mouse kandi nene ubwo kwiyagarara bose bikazaza rya abakobwa mwe mwamwiyemera mu biti nk'ubwo yiyemeraga mu biti yari yarashize azaba agiye kujya kubanza kubaza mama eshashire nagomba kwihagararaho nagomba kubanza kwihagararaho nyine urumva hariho umuco twakuranye iwacu mu Rwanda icyo ni ikimwa muvuga by'umuco biragoye ko umukobwa atereta umuhungu hari kandi namaze kugutereta ngiye nzara ko uri kuntereta ibiki kandi namaze kubikubwira nyine namaze kuntereta ariko simbizi nyine ngiye nizo zari principe zanjye bana n'umukobwa ugira amahame navuga ni no ntabwo nahita mitenza uhita unca amazi ndavuga ni rero nawe wahise umbwira nyine wabonye nagusubije urambwira ngo rero musheri ngo ntacyo ngo kamam ngo je vais attendre nakubwiye ngo ntacyo nzagusubiza bavuga ngo je vais attendre ngo ariko narakubwiye ngo nzago nanjye nk'umwanya nzagusubiza nurambwira ngo je vais attendre nta kibazo ngo nakubwiye nta kibazo rwose ngo ntabwo pressure ngo rero ngo je vais attendre ngo 7 heures 7 jours 7 semaines ngo 7 mois mais pas quand même 7 ans. Est-ce que tu peux me faire attendre 7 ans chérie ndavuga ngo no ndumva navuze chérie ko nanjye menya nari indyanjye siko nabibonaga ko watakayemo ibyo bigambo warabonaga ayi watata we chérie warabonaga yuyu nawe kirabonaga nkabyo nuko nabizi nanjye yuko nta byumweru birindwi iminsi irindwi warayitegereje bategereje iminsi 14 c'est 2 semaines urumva ntaye ariko ari meze nk'imyaka nakurangije nategereje iminsi 14 ndangije ndagusubiza ariko mo hagati mbere ko ngusubiza ariko twavuganaga kuri telefone noneho rero nkakubwira ukamira ngo je t'aime akubwira ngo merci igihe kimwe ndacikwa Mose bakunye nibyo byari bindi mu mutima ciduka narivuze numva cita amazi we kandi ntari pronounce ngo mvuge neza hajya ibintu bikubwiye wansohokanye kandi twasohokeye ahantu yego twasohotse tutashye ngeze mu rugo nguhamagaye ntuvugeshe uteme tuvuga ngo Mose cyawaza ubundi kare kose bigiragamo ndavuga ahubwo twakoze cyangwa ahubwo nabikubwira navuze yes tuvuye ahantu twasohokanye twaje gusangira ibintu nk'ibyo nangije nyine vigile ubwo numva c'était le 14 mars nibwo yambwiye ngo arankunda nako karirimbo 28 z'ukwa gatatu nanjye ndamubwira ngo wow ariko nyine mo hagati nacitswe hagati waracitswe 23 ngo wambwiye ngo nanjye ndabyemeye ndumva twakomezanya urugendo nuko rero nyuma yaho dutangira urugendo rwo gukundana no kumenyana kugenda amenye utuntu twinshi cyane kuri Virgile ko atajya atanga kado tuzabibabwira mu kindi gihe byakado kwe cyose nabanguriye kado uko mbigusabye aho se narayikugura cyangwa warayigura reka tuzabikire nkono zitaha reka turekeraho tuzabibwira kuba gashuhe tuzabivuga mu butaha namuguriye kado abatarasubscribinga musubscribinge ikiganiro gitaha nicyo ngicyo okay ibyo byakurikiyeho dutangiye gusigana umunyu ego no gukundana none se amasomo arimo naya isomo rya mbere banza rifite uburyo isomo rya mbere twibwirane n'abantu tugiye gukundana ntumwikinge ntugire ibintu mukinga ko bibaze iyo ugiye muri mariage aba ari ibintu uzabana by'ubuzima bwawe bwo television tumanye imyaka igera kuri 14 kuva twamenyana dufitanye inshallah mu nyagasani natwe kuza kudutiza ubuzima turacyafitanye indi myaka igera kuri 80
for example ushaka nzagira ibi okay turacyafite nyenda nka 50 basi ndabara nyagasana kidutije ubuzima 50 kameme 50 iri ego so urumva rero kuba ugiye kubana n'umuntu ubuzima bwawe bwose irinde kwishushanya nakubwira ngo nk'ubigiye fije rimwe yarambwiye twahuye niyambariye akantu k'agatopu kiga gacimbuye arangije arambwira warahuye wari waje kunsura Oya naje gusura ushaka ko ransanze nko mu rugo cyangwa se we namvuye nko ku kazi yakorana nabona ndi kuva kazi nkambaye ariko cyo nzi cyo nambaye akantu gatoya urangije urambwira musheri ngo ngewe rero wande nambaye nk'agasengeri nyine k'agasengeri gafunguye nyine ndaye kageze nk'agura ndangije ndamubwira ni maze mbonye ubu ngubu ni muri kiste nambaraga mukonda uti kandi nkumva nyine niyo nshaka kuko muri iyo myaka nibyo numvaga nshaka kandi nkumva ntacyo bintwara so ushobora kuba urumva ahita kugira ngo ugende wikonforma ku muntu kugira ngo gukunde wowe genda ururiwe agukunde ururi kuko namubwira nyuma ibyo nagenda discovering ibindi bintu tigeze abona mbere yuko gukunda bizatuma kuzinuka kandi icyo gihe harakuzinukwa akanakwanguka ba umwanzi we kurusha abandi bantu bose babaho tuzabaganiriza wenda ikindi gihe tubabwire iyo abantu bari muri fiançailles hari amagambo agendaza bakaza kubwira uriya mukobwa mugiye gukundana uriya muhungu mugiye gukundana iyo mutabashije gufata umwanya wo kumenyana mbere sibyo ngo umwibwire tuvuge wenda bikundira kwinywera mobimba nkuko bishira amaze kubivuga wasohokana na sheri aho kugira ngo mwereke kunywa ka mobimba wenda kuri sauti ya mbere urihangana ari story bambwiye se mwana ko nubukinyisha gute arimo nabo mutumiza ngarwa mitsingi rwose uko nazikunda ariko nzikunda nazi nuko zitegeze zindyohe ariko nzikunda nazi ngo nago nakwisha nibibi niba winywera mitsingi yinywe kuko n'ubuzima bwawe nago iyo ugeze muri mariage nago ugiye kubaho for the husband baje gute uracyabaho ubuzima bwawe yes kandi umuntu abaho inshuro imwe niba ukunda inyama bwira umugabo wawe ukunda inyama hari ejo bundi hari narivuze ngo nakuri sorti ya mbere wabifata hari umutipe bambwiye yasohokanye n'umukobwa niba bari bugure sheri umuhungu ariko ngo umuhungu yaragiye ariyarurira bari bagiye ahantu ufata buffet c'était quoi ngariyarurira ibintu byinshi cyane umukobwa bibonye gahita abwira abantu n'abantu babahuje gahita abwira abantu no ntabwo uriya muhungu twazashobokana gusa umuhungu urya kuriya ahita amubenga nifume ni ntabwo n'abahuje ntiyari buzajya ha none ikibazo nyine nibyo navuze kuri sauti ya mbere ntabwo ushaka kwigaragaza nyine sauti ya mbere uriyobera nabura nko nk'abari dukora kuri sauti ya mbere nka mitsinyo ariko kunyura ku ya kabiri ahubwo nari gutuma utaha tuko dufatira ko n'abantu uyu nguyu waduhuje idini ubwo rero ikintu ryari ikihe mwige kumufata umwanya wo kumenyana mwibwirane hari abantu nzi bakoze mariage umuhungu nyine abonye umukobwa ahita yemera ajya mu barokore kugira ngo babane bakigera mu rugo sheri ijoro rya mbere mu kimwe ahita mwihereka wese ku ijoro ryo urumva ukuntu yamuhemukiye uwo mukobwa yarakubititse n'ubu ngubu banza kwanza bamaze no gutandukana umukobwa yashatse n'undi mugabo so no kuvuga ngo kandi yabimubwira mbere yashaka kumukunda uko ari no kuvuga ngo rero iyo mumaze kumenya guhana urukundo noneho ni muhane umwe yihundi n'undi yihundi n'amakuru voilà muhana amakuru mwirinda ko umwe azajya ayamenya ayavanye ku bandi cyangwa se akazayamenya yaramaze kugukunda kandi yamaze kuyamenya yaramaze gukunda arakuzinuka aribyo arakomereka cyane arakomereka bikamunanira kubabarira ugasanga urukundo ntabwo rubaye urukundo ndumva ari ryo somo hari ikindi n'iryo somo ikindi ni ukutihutira kugira umva tumanze umwaka tuziranye rusukaro16 z'ukwa kabiri turahuye nkabivuga ro14 z'ukwa gatatu harimo umwanya wo kubanza no kubaza se ubundi koko ibintu ndi gutekereza nibi ayura n'umuntu reka kubera parufe yiteye kubera imisatsi afite uyu munsi kandi wenda ni ejo azayivana aho ashyiraho inweri so kabanza ugatekereza ibintu ngiye kwinjiramo ibyo twese tuvuga ntabwo urugo ntabwo ari betting hagushyiraho igihumbi ngo kirye igihumbi cyangwa kigire iyo winjiye nta n'uwinjira ateganya gusoma so mufate umwanya mwibwirane mumenyane muvuge ibintu mwamaze kubitekereza bari akazi kimukunda mukajyane mu kabyinane niba mukunda gusenga we kwihishamo ngo mubeshye kunda gusenga kandi ari ukumujisha wenda utanabikunda ahubwo amubwire ko utabikunda yenda utabikunda agusengera gusabira nawe wikunda ko gusenga muri couple ni byiza ibyo byo mu madini aberamo amateka menshi abahungu benshi ngiye deja nk'umisengera gutya nkasikana gutya nise nibuka nk'ingero z'abasore bane bagiye bahindura amadini kubera abakobwa bakagenda bakajya bamara gukora ubukwe
agatangira ariko shere hari idini hakaba no gusenga sibyo hari idini hakaba no gusenga hariho umuhungu ashobora kujyayo ariko n'ubundi ari umuhungu ufite imico myiza n'undi usenga ariko wenda ahinduye nk'idini just bamubwira ikintu kizakwereka umuntu usenga by'ukuri ntabwo ahuha n'imiyaga yose kako ubonye umukobwa w'umuyisilamu ugahita kamuhe nk'urugero wenda waruzi urwo rugero rwagurike kamuhe nk'urugero umuhungu ashobora kuba ari wenda ari nk'umudivantiste ariko akunda n'umukobwa w'umukatolike sibyo kuba yakwemera akajya gusengera muri katolike kugira ngo wenda tuvuge cyangwa umukobwa akaba yakwemera kujya gusengera muri adventiste kugira ngo bazabasezeranye kujyayo bya vrai ntabwo mbyanze aho ngaho nibwo nkubwira ngo usenga ntabwo ajyanwa n'imiyaga ajyayo kubera yuko avuga ngo aho kugira ngo abana bacu bajye bumva ndi kuvuga korani ndi gusoma korani nyina asoma bibiliya rikabasinjari cyangwa se niba ndi muri bibiliya aho kugira ngo tugire n'ubundi ni imana nara byose akajyari ariko ikibazo hari ujyayo juste kugira ngo imihango y'idini irangire bakimara gutwikura bagahita bapfundurira ikonjari bizuga ubundi wagiriye wagumya aho uri uyu munsi nta dini cyangwa gusezeranya abantu baturuka mu yandi madini guma mu baporoso bishigirwe no mu gaturika aguma mu byeriye nawe uguma mu fantazawe aho kugira ngo wihinduranye uvange ibintu abantu badukurikira baratubwira uko babyumva icya mbere ni ukwibwirana cya kabiri ni ukwiyemerera kumenyana cya gatatu ni ukudahubuka ngayo nguko mukomeze mudushyigikire abantu bakomeza baza turakomeza kubaha ikaze kandi turabishimiye abakunzi bacu basanzwe namwe turabishimiye hari benshi cyane turababona kandi ibitekerezo byanyu biratunyura bikatunezeza bikanaduha n'indi inspiration yo kubona ibyo dukomeza tuganiraho kugira ngo imiryango yacu ikomeze ibe ijuru rito bye bye nawe utaha